bigaragara nta buryo busigaye, ariko hari Imana igicizira no mukidatura, hari Imana igitembesha imigezi mu butayu. Iyo ntabwo izabura inzira inyuramo iza kukugirira neza. Iyo tugiye mu Efeso 3:20 haravuga ngo ibasha gukora iruta cyane ibyo gusaba n'ibyo twibwira. Amen. Kubera ko ubwami bw'Imana burenze ibyo twebwe dutekereza, niyo mpamvu uyu munsi Imana ibasha gukora iruta cyane ibyo usaba. Imana yagukunda uri muri iri teraniro ikagukorera ikintu utatekerezaga ko cyashoboka. Amen. Kuko yatanze Yesu kugira ngo dupfire, ntabwo izananirwa kuduha ibindi byose. Amen. Tugiye kuri iyi ndirimbo ivuga ngo Imana yacu n'itaramutabara n'imuteza rubanda, nitwarangiza twiyumva ijambo ry'Imana. Amen.